Egumusi mwisunga bacunguwe bazaba bari imbere bazaririmba indirimbo kuko ikuzo n'ubuntu bwayo inteko zingana n'umusenyi mwinshi abacunguwe bazangana n'umusenyi bangana n'umusenyi. Tugiye gusenga hanyuma tubibwire ku batatuzi bitewe n'uko bishoboka ko hari abatatuzi, hanyuma nyuma yaho turaza gukomeza twiga ijambo ry'Imana kuko niryo riduhuje. Kadusenge. Data wa twese udukunda cyane mu ijuru, tugushimiye cyane ibibazo byabanye natwe uhereye igihe twavukiye, waturindiye ahatandukanye, uturindira mu bitandukanye, byajyaga guhitana ubugingo bwacu byari byinshi, ari ibigaragarira amaso n'ibitagaragara, ibyo byose warabiturinze, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko twongereye kurama, turinde kuramira mu byaha, duhe kwizuza nabi iki turi munsi, mugaruka tuzimane nawe nyuma yawe. Tukuragije iri teraniro nuko ryatangiye riyobowe nawe, kugira ngo nirinasoza ubu ijambo ryawe rigize umwanya mu mitima yacu, rikatubera impamba n'impembure bizatuma tugira agakiza kawe, gushima izina ryawe. Naho rero turakurarutse kugira ngo ari ibyatambutse ndetse n'ibikurikiyeho byose bikomeze biyoborwe nawe, kandi uturinde no guhombera mu mahirwe mu izina rya Yesu. Nkuko twari tumaze kubibabwira, dukomeje twigana ijambo ry'Imana. Ku mazina ni Ndayisaba, abenshi basanzwe batuzi, ariko uko ndi kubonamo harimo amashusho mashya, ubwo birashoboka kuko ntabazi nabo babatanze. Amazina ni Ndayisaba, aho twakomotse ni muri state ya Michigan, mu mujyi witwa Grand Rapids. Ugeze aho ngaho niho wadusanga. Noneho ibirenze ibyo ngibyo tugiye gukomeza twigana ijambo ry'Imana. Ijambo tugira ngo twigane hamwe muri aya masaha ni ijambo riri kutubwira ngo umuryango uhiriwe. Umuryango ugenze ute? Umuryango uhiriwe. Ijambo ry'Imana ndetse Imana y'ubwayo niyo yashyizeho umuryango, kandi mu migambi yayo ni uko abari mu muryango babaho ari abantu bahiriwe cyangwa se bishimye. Reka tuvuge iryo jambo. Rero iryo jambo tugiye kwigana hamwe, twifuza ko ritari buze kumara umwanya muremure, ariko twifuza yuko ibi kabisa naho birigize turi buze kubyitaho kugira ngo rigire icyo riza kutumarira. Umuryango uhiriwe. Umuryango mwese uko turi aha ngaha twakomotse mu miryango itandukanye. Rero umuryango ni ugizwe n'umugabo n'umugore nk'uko musanzwe mubizi. Hanyuma Zaburi 127 ndumva ari umurongo wa 3, Imana yibibutse yibaho umurage. Ariho bavuze ngo dore, iryo somo reka dusome kugira ngo tujyanirane, kuko icyigisho cyacu kiri buzije kizenguruka cyane kuri abo bantu batatu, ariko duhereye kuri babiri kuko nibo shingiro ry'umuryango. Ni 127 umurongo wa 3, reka tuyasome. Iyo abantu bagize amahirwe bajya bunguka, ariko noneho turi buze kureba icyo Imana ibibikoreye. Ndumva ari mu musozo w'icyigisho cyacu niho turi buze kubibona. Baravuze ngo dore abana ni umwana uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ruratanga. Ariko ijambo nari ngendere ijambo riri kuvuga ngo dore abana ni umwana. Iyo bagize amahirwe bajya bagira
umwandu mu cyongereza cyangwa se mu gifaransa baravuze ngo numurage, wenda ku batumva icyo kinyarwanda bavuze ngo ni heritage, numurage. Ubwo rero ubwo nabo bantu uko ari batatu, ariko ishingiro ryabo ni ishingiro ry'umuryango uremwa n'abantu babiri. Hanyuma abo bantu babiri Imana ibibahuje, ariko umugambi wo kubahuza niwo turi buze kureba. Noneho reka dukomeze ijambo ry'Imana. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa numva ni inama zigirwa itorero, iryo jambo tugiye kwigana riri kutubwira ngo umuryango uhiriwe, muzarisoma mu gitabo cyitwa inama zigirwa itorero, paje yaho reka nyirebe ko nyibona. Numva ari paje 130 muri iki gitabo cy'icyongereza, kanebe ko nyabona maze nyabahe, gusa ntanayabonye. Ego ndayabonye. Baratubwiye ngo ni 130. God wants the home to be the happiest place on earth. Yavuze ngo Imana ishaka yuko mu muryango haba ahantu hanejeje kurusha ahandi ku isi. Imana ishaka yuko mu muryango haba ahantu hanejeje kuruta ahandi hageze ku isi. Hepfo baravuze ngo the very symbol of the home in heaven, akaba ari igishushanyo cy'ubuturo bwa bwo mu ijuru. Ni igishushanyo cy'ubuturo bwo mu ijuru cyangwa se yego, bearing the marriage responsibilities in the home, linking their interest with Jesus, leaning upon his arm and his assurance, husband and wife may share a happiness in this union that angels of God command. Aravuze ngo bikoreye inshingano zo kuba barashakanye cyangwa se mu muryango basangiye inyungu na Kristo, bamwegamijeho ukuboko kwabo. Umugabo n'umugore bashobora gusangira ibyishimo, ari by'Imana ibagenera. Rero amagambo nari nshatse yonyine nari ari kutubwira ngo God wants the home to be the happiest place on the earth. Ikeneye yuko mu muryango haba ahantu hahiriwe kuruta ahandi hose ku isi. Ubwo rero muri bimwe turi buze kureba nuko turaza kureba ibyatuma uwo muryango uhirwa hano ku isi. Nkuko twari dutangiye tubivuze, Imana imaze kurema Adamu na Eva, yasanze ngo Adamu mu byaremwe byose byari bihari, buri kimwe cyose cyari gifite kigenzi cyacyo, ariko ngo Imana isanga Adamu na Eva nta kintu cyamuzanira umunezero usibye kubona uwo nawe basangiye kamere, kuko nta wundi yari asangiye nawe kamere. Imana iremera ngo imuremera umufasha umukwiriye. Muzabisoma mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi impamvu Imana yabikoze. Yaravuze ngo reka wenda nyasome, yego ni 46 muri Hangana. Baravuze ngo God himself gave Adam a companion, he provided and helped meet for him. Imana niyo yahaye Adamu umufasha umukwiriye, a helper corresponding to him, umufasha ujyanye nawe cyangwa se umukwiriye. One who was fitted to be his companion, uwari ukwiriye kuba mugenzi we koko, and who could be one with him in love and sympathy, uwagombaga kubana nawe akamukunda ndetse akamugirira n'impuhwe. Ubwo umuryango muramutse mubayeho akaba nta ukunda undi, akaba nta n'ugirira undi impuhwe, ubwo ahangaha turacyari ku mugabo n'umugore, ntabwo mwamusohoje icyo Imana yari igendereye ishyiraho umuryango. Rero aba bantu baba bahuye ariko ari abantu basa naho batarerewe hamwe. Ni abantu baba bahuye batarariye bimwe, ni abantu baba bahuye
batandukanye mu buryo bukomeye cyane. Rero Imana ibikeneye yuko aba bantu bagomba kubana, ariko umuryango wabo ukawuhiriwe n'ubwo ibyo byose biriho. Batandukanye mu mico, batandukanye mu byo bariye, batandukanye aho bakuriye, ibyo byose uburezi bahawe buba butandukanye. Rero bitewe n'izo mpamvu zose Satani ajya anazinyuriramo kugira ngo icyo Imana yari igambiriye mu muryango kiburizwemo. Ni nayo mpamvu impamvu twifuje kwigana iri jambo ni uko umuryango niryo shingiro, ari ishingiro ry'itorero, itorero ryiza, igihugu cyiza, abayobozi bacyo beza, abaganga bacyo beza. Ibyo byose iyo umuntu yapfiriye mu muryango aho ngaho, ntabwo abantu baba biteze kuzagira itorero rizima, ntabwo abantu baba biteze kuzagira igihugu kizima. Mbese byose biba bigiye kubaho bidafite gahunda bitewe n'uko umuryango wabuze. Rero turihuta cyane kuko hari akagingo tuza gushaka gutindaho, tumaze kubereka muri bimwe byonyine byatuma umuryango ukomeza kuba ihuriro ariko rinejeje Imana, kandi akaba ari ahantu harusha ahandi kunezeza ku isi yose. Mu ngingo turi buze kubabwira turaza kuzitondekanya, ariko turavuga utuntu tubiri twonyine nitwo turi butindeho. Turaza gutinda ku ngingo yerekeranye n'ibi bikurikira tugiye kubabwira bibangamiye umuryango muri iyi minsi ya none. Umuryango ubangamiwe n'ibintu bikurikira dushaka kuza gutindaho. Reka tuze kugerageza tubibereke kuko twagambiriye kugira ngo tutaza gutinda, twagiye gusa naho tubidetaya kugira ngo tutaza gutinda. Umuryango duhagazemo muri iyi minsi ya none, ngibi ibintu bikurikira uhagazemo biwugoye, tutari buze gusesengura buri kantu kose, ariko turi buze gutinda kuri iyi ngingo ijyaniranye no kugira Imana. Umuryango wagombye kuba ari ahantu hahiriwe, abantu bagize Imana nyambere mu muryango. Iyo ngingo turaza kuyivugaho. Ubwo rero kubura Imana nyambere mu muryango, ibyo ngibyo bibangamiye isi muri kino gihe. Ikindi cya kabiri turi buze kuvugaho ni uko umuryango ubangamiwe n'uburezi bubi muri kino gihe. Ngizi ngingo turi buze kuvugaho uko ari ebyiri turi buze gutindaho. Buriya iyi si ya none bitewe n'ubuzima bwayo bumaze kugorana, abantu basigaye bita ku bindi byose, ariko iby'Imana mu muryango ntibabiha agaciro. Bikaba bitumye ari umugabo n'umugore kuri ubu ngubu badashobora kuvuga rumwe, ari abana n'ababyeyi badashobora kuvuga rumwe, ndetse n'abana ubu ngubu bakaba baramaze kuba ibyigenge. Ariko turaza kuvuga cyane, turaza kubisobanura cyane tugeze ku kagingo kari buze kutwerekeza ku burezi. Rero duhereye kuri iyi ngingo iri kutubwira ngo igicaniro cyo mu muryango, cyangwa se kugira Imana nyambere mu muryango. Ntabwo abantu bashobora kugira Imana nyambere mu muryango maze ngo babeho mu muryango batagira igicaniro, cyangwa se guhurira hamwe ngo bayige ijambo ry'Imana no gusenga mu gitondo na nimugoroba. Biteye akaga nk'uko twabivuze ko kuba abantu mu muryango, urwo ruziga rw'abantu babiri cyangwa se batatu batacyumvikana. Mu gitabo turaza gusoma mu gitabo cyitwa Yobu. Yobu yari afite abana, ariko reka dusome igice cya mbere umurongo wa 5 mwumve icyo yajyaga bakorera, ko yajyaga agira agahe ko kugira igicaniro cyo mu muryango. Ngaho turasoma Yobu ni igice cyaho cya mbere umurongo waho ni wa 5.
reka tuyasome. Haratubwiye oya ni umurongo wa 5. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangiraga, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati ahari abahungu banjye bakoze ibyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Uyu Yobu yari azi gutamba ibitambo by'abana be, akamenya kubasabira imbabazi ku Mana. Rero kugira igicaniro cyo mu muryango ni ikintu gikenewe cyane. Rero bitewe n'uko turi buze gushaka twihuta iki gicaniro cyo mu muryango, reka mbabwire ngo bitewe n'uko kimaze kubura igitondo n'ikigoroba, abantu babyuka birukankira muri shuguri zabo, bimaze gutuma abana batajya bamenya Imana. Ugasanga umusaruro wavuyemo ababyeyi bajya bawivovotera, ariko turaza kubireba twihuse. Ngaho mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero bari gusobanura cyangwa se bari kuvuga kuri aya magambo yo kugira igicaniro mu muryango, reka tubasomeremo amagambo baje kuvuga. Ndumva ni paje ya 423. Sinzi igitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa 5 kirimo hano. Kindebere Angelo, maze dusomemo amagambo akurikira. 423, ariko kitaranaboneka turaza kuyasoma muri telefone nta kibazo. Yego, reka nsome amagambo muri kino gitabo cya telefone. Iki ngiki ndi kubona ntari kuyabona. Ni amagambo bavuze ngo kuri paje ya 424 baravuze ngo Angel delights in a home where God reigns supreme, and the children are taught to reverence religion, the Bible, and their Creator. Baravuze ngo abamarayika bajya banezezwa aho Imana igizwe nyambere, abana bigishwa kubaha iyobokamana, Bibiliya ndetse n'umuremyi wabo. Baravuze ngo aha ni habi abamarayika bajya bishimira kugenza gute kuba. None ni gute ibi ngibi bishobora, abana bashobora gutozwa iyobokamana mu muryango, abamarayika bakishimira kuhaba, abantu batajya bagira agahe ko kongera kubana n'abana babo? Kuri ubu ngubu abana n'ababyeyi babanye nk'abanyamahanga. Ushobora gusanga umubyeyi ayamara n'icyumweru kubona ku mwana we ari ukumubonesha, kumubona nibura amubonye igihe kirekire, ni igihe kingana n'iminota 30, igihe kingana wenda se n'isaha. Ibyo ngibyo guhora uri kunyurana n'umwana wawe, utazagera igihe wicarane nawe muganire nawe, ntabwo ibyo ngibyo byatuma azaba umwana uzahagarara muri iki gihe kimeze gitya, igihe kibi nk'iki ngiki. Rero baravuze ngo iyobokamana byonyine, abamarayika bajya banezezwa no kuba muri uwo muryango, aho ababyeyi bigisha abana babo kubaha iyobokamana, Bibiliya ndetse n'umuremyi wabo. Rero aho ni ku gicaniro cy'umuryango twari turiho. Rero reka twongere tubabwire ngo kugira ngo uyu muryango wongere ube umuryango uhiriwe hano ku isi, ababyeyi bonyine bagomba kubanza kumvikana, kugira ngo nyuma yo kumvikana kwabo bazahereze n'ababyeyi, bazabirage n'ababyeyi babo. Kuko ngo iyo umwana avutse, wenda kuko ariho turi buze kunerekera ku ngingo yitwa uburezi. Umwana iyo avutse, kugira ngo azabe ingirakamaro, nuko agomba gutozwa n'ababyeyi babo. Rero ababyeyi babo ntabwo bashobora gutoza abo bana nabo batarabanje ngo kumenya kwitegeka. Ni mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 1 kuri paje ya 399. Ayo magambo turi buze kuyasoma. Ababyeyi benshi
ntibajya bagira kwitegeka, bivugira ibyo bashaka, bakora ibyo bashaka, ngo nyamara ngo iyo umwana avutse akaba yageze hano ku isi aba ari umunyeshuri, kuko nta kintu kiba kiri mu mutwe, ibiba biri mu mutwe byonyine, nta kintu kiba kiri mu mutwe usibye kamere y'amaraso yavukanye, kuko muzi yuko umuntu kugira ngo abeho ku isi ajya avukana ibyo bita koromozome zivuye kuri nyina zivuye no kuri se, izo ngizo yazihuje zimuhereza amaraso avukana, ariyo ajya abaho ku isi agiye guhangana n'iyo miterere yavukanye. Gusa mu bwenge bwe nta kindi kintu kiba kirimo usibye yuko abavutse abaye umunyeshuri uri hano ku isi. Rero ayo magambo yo turayaza kuyasoma mu gitabo cyitwa Foyer Chrétien cyangwa se Foyer Chrétien 200 cyangwa se urugo rwa Gikristo kuri page ya 258, kugira ngo twumve neza yuko ingingo ntashatse gutindaho abagabo n'abagore cyangwa se ababyeyi babana byonyine bagomba kubanza kumenya kwitegeka, kumenya ngo kugira ngo bazabashe no gutegeka abana babo. Rero baravuze ngo basoma yego ndayabonye, baravuze ngo les jeunes enfants sont pour leur mère un miroir dans lequel elles peuvent voir refléter ses propres habitudes et son comportement. Aussi bien ne devrait-elle pas surveiller son langage et sa façon d'agir en présence de ses petits élèves? Elle doit cultiver les traits mêmes de caractère qu'elle aimerait voir se développer en eux. Donc mwumve ku babyeyi benshi iyi ngingo yitwa uburezi, kuko ariyo twashatse kuza gutindaho bitewe n'uko ifite ibintu biyibangamiye hano muri iyi minsi. Muri kino gitabo baravuze ngo abana batoya ba nyina ngo bajya babera miruware, indorerwamo, yego indorerwamo igaragaza imico yabo. Baravuze ngo none ababyeyi babo ntibagwiriye kwitonda kurinda indimi zabo n'uburyo bakora imbere ngo yabo abanyeshuri batoya. Ababyeyi bakwiriye kwitonda imbere, bakarinda imvugo yabo, bakarinda n'ibikorwa byabo imbere ngo yabo abanyeshuri batoya. Uwo mubyeyi wagomba elle doit cultiver les traits mêmes de caractère qu'elle aimerait voir se développer en eux. Uwo mubyeyi agomba kwimenyereza imico ashaka yuko abana be bazagira. Umubyeyi agomba kugira imico ashaka yuko abana be bazagenza bate, bazagira. Buriya reka twongere tubabwire amagambo nari ndi gukurikirana mu gitabo cy'ibihamya by'umuzingo wa mbere, ndibuze no kuyasoma. Ababyeyi benshi ngo baramutse barebye amafuti ari mu mico y'abana babo ngo byabatera kwihana. Impamvu se byabatera kwihana ni iki? Ni uko amafuti menshi ari mu mico y'abana babo urebye wasanga uburangare bwarabaye ku babyeyi babo, bitewe n'uko ntibigeze bagira igihe cyo kubigisha iyobokamana. Mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo mu magambo nanone nari ndi gusoma bavuzemo amagambo akurikira ngo ababyeyi benshi ngo bajya bibwira yuko guha uburezi abana babo, bajya bibwira yuko guha uburezi abana babo ngo iyo abana barwaye barabavuza, kubagurira imyambaro bakayibagurira, mbese lebye materiel ibintu abana babo bakeneye byose bakabibahereza, ngo bakibwira yuko ubwo burezi buhagije. Ariko baravuze ngo bakwiriye no kwigishwa iyobokamana. Abana ntibagomba kubaho iyobokamana muri bo, ni nabyo biteje akaga k'imico mu bana muri iyi minsi, bavuga ko iteye ubwoba, aho umuntu ajya abona umwana
wenda ni umwana we akabona se hari imyitwarire afite akajya agenda ari kuvuga ati ngewe wanjye yarananiwe, ariko ngo ibyo ngibyo mu gitabo cy'imigani ya Kirisitu ngo nujya kubona umwana wawe hari uburyo atari kugenda neza, hari uburyo atari kugenda neza, ugomba byonyine ngo kujya ukora icyitwa isuzuma wowe ukigenzura ngo mbese ntacyo naba narakoze cyaba cyaratumye uyu mwana burya. Ndayasoma mu gitabo cyitwa imigani ya Kirisitu. Ngaho ni paje ya 78 kanebe. Ntuzayibona hari umwana mu muryango utari kugenda neza, icyo ugomba kuzajya wihutira gukora ni iki ngiki gikurikira. Umwanya wo kugenda ngo ugenda uri kuganyira abandi njyewe wanjye yarananiye, oya, ahubwo ni aya magambo bavuze ngo if there is in the family one child who is unconscious of his sinful state, parents should not rest. Yemwe iyo niba mu muryango hari umwana umwe udasobanukiwe n'icyaha cye arimo, ababyeyi ntibagakwiriye kugira ikiruhuko. Let the candle be lighted. Reka itara ricanwe. Murabizi mu gitabo cy'ijana Zaburi 119 umurongo 105 baravuze ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye, niryo bavuze ngo let the candle be lighted. Reka itara ricanwe, wongere imico yawe yisuzumire ku ijambo ry'Imana. Hepfo baravuze ngo search the word of God. Nuko genzura mu ijambo ry'Imana, and by its light let everything in the home be diligently examined. Baravuze ngo reka buri kintu cyose mu muryango cyongere kigisuzume, to see why this child is lost, maze kugira abantu ngo bamenye impamvu uyu mwana yazimiye, impamvu ari kwitwara gutya ni iyihe mpamvu. Ikintu cyose mu muryango ngo kigomba gusuzuma. Baravuze ngo to see why this child, let parents search their own hearts, examine their habits and practices. Reka ababyeyi basuzume imitima yabo ubwabo, basuzume ingeso zabo ubwabo ndetse n'ibikorwa bakora. Bagomba kongera gusuzuma imico yabo, bagomba kongera gusuzuma imitima yabo, bagasuzuma akamenyero kabo ndetse n'ibyo bakora. Children are the heritage of the Lord, and we are answerable to him for our management of his property. Baravuze ngo abana ni umurage twahawe n'Imana, kandi tuzababazwa uko twabatwaye, ubwo ntabwo aba ari abacu. Rero kuri iyi ngingo ijyaniranye n'uburezi, kuko twababwiye yuko ariyo turi butindeho, ari nayo twahereyeho, turi buze gusoza kukubereka byonyine urutonde rw'ibintu byatuma umuryango ukomeza kuba uhiriwe ku isi. Ibyo turaza kubivuga turi kwenimera cyangwa se kubishyira ku murongo, kuko byo ntabwo turi bubirambureho, ariko aka kagingo niko twashatse gutindaho bitewe n'uko biteje akaga. Noneho baravuze ngo nujibona umwana ukabona ari kugenda nabi, ujye ubanza wowe wisuzuma ubwawe, umenye ngo mbese ko nge ndi n'urubaho umwana yigiraho ntabyo yaba yaranyigiyeho bitari byiza. Zirikana neza yuko byonyine byakubera igihamya cya mbere wakibona nuko nawe utashyingira igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana, ntabwo wabura igihe cyo gusabana n'Imana ngo umwana wawe ari uzakibona. Kandi reka tubabwire ngo n'ababyeyi benshi bitewe no kudasabana n'Imana ngo bajye bagirana nayo urwiherero,
kugira ngo banasabire n'abana babo nabo babeshejweho n'ubunyangamugayo bwo gutinya ngo barabona baragira ngo iki kuko baba bafite n'indangagaciro, ariko umwana w'izo ntazo aba afite, ibyamukurura byose byamutwara bitewe n'uko batwarwa gakeya. Rero utamwigishije ibyiza ntiyabura no kwigana ibibi. Reka tubabwire akaga n'ubundi ingingo yagezweho, nako gako ka mbere ni uko ababyeyi batajya bagira agahe ko kubana n'Imana. Ikindi ntibajya bagira igihe cyo kwigana ijambo ry'Imana n'abana babo. Ikindi cya gatatu ni uko ababyeyi baretse abana bakirera. Abana bakirera ni mu gitabo cyitwa, ngo ni kubivuga nihuta bitewe n'uko ntabwo dushaka gutinda, ni mu gitabo cyitwa nanone Urugo rwa Gikristo. Bavuzemo amagambo ndetse no mu nama zigirwa itorero amagambo muzayasomamo. Baravuze ngo hari ababyeyi benshi ngo batajya bigisha abana babo iby'iyobokamana, bakavuga ngo baracyari batoya, ngo baracyari batoya, ngo nagera mu myaka ngo 15 cyangwa 16. Ayo magambo yari mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero. Ngo nagera mu myaka 15 16 ngo azakora ibyiza. Aho ngaho reka nkubwize ukuri ngo uri kwibeshya, uri kwibeshya, kuko baravuze ngo imico muhaye umwana ari mu bwana azarinda ayisazana. Rero reka ababyeyi be kujya bareba abana babo, reka babwize ukuri, abana bararyoha koko, ariko kumubona byonyine umufite ukumva unejejwe n'uko uri kumukinisha agaseka, ariko uyu umenye ko ari kugusekera muri iyo myaka ataragira icyo amenya. Uzi ko uwo munezero ufite nutamwigisha iyobokamana uko ari kugusekera ariko azajya anamukubita. Ugomba kugira ngo uwo munezero ari kugutera uyu munsi uzanawurambane, kuko uyu munsi yagusekera ukajya umukinisha agaseka, agafata akana akakajugunya akavuga ati ni iby'abana. Hoya, ntabwo ari iby'abana, kuko uko wamumenyereje azanabikurana. Nutajya umwereka ngo iki ni kibi, aze ku meza, yicare ku meza bari kurya, useke ibyo azabikurana. Ikindi gihe n'abashyitsi bazaba bahari azaza hicare, kandi uzajya kuhamukura kwangire. None se mujya mwibwira ngo izi ndaya zirirwa ziri kubyina mu kabari, abari impinja ntabwo basakana na ba nyina? Ubwo bavutse ari kuriya, none ba nyina ntibaba bari kubogoza amarira muri ubu ngubu? Ariko hari igihe bigeze basakana na ba nyina. Hari igihe ababyeyi yakarebaga akagaterura akagasekesha akakabyinisha, ariko ubu ngubu icyo amuteje ni amarira, bitewe n'uko atigeze agira igihe cyo kumuha iyobokamana rizaramba mu mico ye, ngo rimurememo kuba ingirakamaro no kwigirira akamaro, kugirira akamaro n'abandi ndetse n'ababyeyi be, kuko ari agomba no kubanzirizaho. Rero turihuta cyane, ariko ayo magambo ndumva ari mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, turaza kuyasoma. Nuko ababyeyi bakwiriye kujya banezezwa n'abana. Umwana akakunezeza, ariko ukanazirikana ngo ibi ngibi ntari kumwigisha indi mico ya gikirisitu, azagera igihe abandi bazamwigisha, kandi ibyo bazamwigisha nibyo azafata. Kwa kunsekera ntabwo azongera kunsekera nk'uko ndi kumusekesha ari umwana, ahubwo utegura uko yazagusekera ageze no mu myaka y'ubusore. Uko reka mbabwire ngo muri Zaburi 127 n'ubundi hepfo ku murongo wa 3 baravuze ngo nta kinezeza ngo nk'abana bo mu busore. Uri ufite umusore akaba ari intangarugero, bose bajya bifuza ngo wenda bakajya bavuga icyama umwana umeze nk'uwa kanaka. Ibyo ngibyo reka mbabwize ukuri ngo byaba bifite agaciro gakomeye cyane. Rero turihuta cyane, ariko dukomeza n'ubundi gusoma aya magambo.
ngo some parents have failed 398 ndasimbukira kuri 399 maze nze kwihutira n'ahandi nibuze gusoma. Haravuze ngo some parents have failed to give their children a religious education and they have also neglected their school education. Oya ntabwo araya nari nshaka. Hepfo baravuze ngo nayo nari nshaka. Children's mind will be active and if not engaged in physical labor or occupied with study, they will be exposed to evil influences. No. It is a sin. Yego, it is a sin for parents to allow their children to grow up in ignorance. Baravuze ngo ni icyaha ku babyeyi kureka abana babo bagakurira mu bujiji. Reka mbabwire ijambo ryitwa uburezi barisobanuye muri ibi bintu bigera muri bitatu, ariko ibyo nibukamo ni bibiri. Baravuze ngo kurera umwana ni ukumukura mu bujiji ndetse no kumwigisha kubigira akamaro. Ikindi cya gatatu cyo ndakibagiwe, ariko ni ukumwigisha, ni ukumukura mu bujiji no kumwigisha kuba ingirakamaro. Rero baravuze ngo byonyine ni icyaha ku babyeyi kureka abana bagakurira mu bujiji. They should supply them with useful and interesting books and should teach them to work, to have hours for physical labors. Oya nari nshaka byonyine ababyeyi umenye yuko ni icyaha kureka umwana wawe agakurira mu bujiji atazi icyo Imana imushakaho, atazi icyo Imana imubuza. Ibyo ngibyo byaba biteye akaga. Rero turihuta cyane, ariko aho nari nyine ku ngingo yari kutubwira ngo kureka abana bakirera, ukavuga uti nta kibazo nagera mu myaka y'ubukure ibi ngibi bazayagenda bireka. Ariko ntabwo ibyo byashoboka. Ntabwo ushobora gutera igiti ntabwo washobora gutera ikibuto cyavuka ngo uzabone umuneke. Ntabwo ibyo byashoboka. Ibyo ari gukora muri ubwo bwana, ibyo nibyo azazamukana. Rero ukwiriye kujya ureba umwana ari agahinja akakunezeza, ariko ukamenya ngo uyu ni ntamwigisha iyobokamana ryo kugira ngo amenye icyo Imana imushakaho. Natubaha Imana ntabwo wazatinya kukubahuka uri umuntu. Aho ngaho ndahavuye. Ikindi gikomeye ni uko ababyeyi n'ubundi baretse abana bariyobora. Ubu ngubu abana basigaye barerwa n'amatelefone n'amateleviziyo. Iki ngiki cyo ndaza kukivugaho, ndaza gusoma amagambo ari mu gitabo mfite hano cyitwa Pour élever votre enfant, cyangwa se tugenekereje mu Kinyarwanda kiratubwiye ngo ni kugira ngo urere umwana wawe. Ubu ngubu ababyeyi benshi mukora amakosa yo kureka abana bakibera muri telefone, niyo yabaye umwarimu wabo. Umwana ni uruhinja rutaragera n'imyaka 2 ararize ngo telefone ngo iri kumwoza, ariko ko nta n'umwe wari wareka ngo umwana niyo ari kuririra gufata indiga kubera icyo y'umwana. Telefone nayo yica graduellement gato. Nibura indiga yo yanamutema igikomere ukazajya kucyomoza, ariko telefone y'uburyo yamwica nayo amateleviziyo ntabwo wamenya uburyo yamuhindanije. Bitewe n'uko ndaza kubasomera muri kino gitabo ingorane nyinshi abana bajya bakura mu kwirirwa mu byuma kuri za televiziyo no mu matelefone. Ararize telefone ngo nimuha biramuhoza, none nimuhoza uyu munsi ukaba uri kwimuhojesha ukajya mu mirimo yawe isanzwe, ko hari igihe uzakenera yuko iyo mirimo uri gukora mu gihe ugakwiriye kuba waramwigije kugira ngo nawe azayikuruhuremo, uzajya umuhamagara. Kubera ko yabaye depanda kuri telefone, uzajya umushaka umubure yibereye muri ibyo. Ndayasoma. Iki gitabo
cyitwa pour élever votre enfant cyangwa kurera umwana wawe. Bavuzemo aya magambo, batanze urugero rw'umwana ngo yajyaga ataha ku ishuri, agitaha ku ishuri. Muzanabireba no ku bana banyu, ajya yirirwa ari gushimashima ngo mpereza telefone, akajya kwibwikira mu cyumba ibyo ari kureba ntubuzi n'ibyo ari byo. Reka bimwe bavuze bijya binabangiriza ubwenge bwabo muri kino gitabo. Ingaruka z'uko kwibera muri ibyo byuma by'ikoranabuhanga by'amatelefone, ndumva ni paje ya 70. Ndabanza nsomemo aya magambo. Telefone na mariya amateleviziyo bijya bituma umwana aba koronike cyangwa se aba depanda kuri byo. Ibyo ngibyo akajya yumva kibuze, muzanabireba ko mujya muzibima bamwe bakanga no kurya. Ese ubwo niwe uri kuyimwima akanga kurya afite imyaka 2, igihe azaba yiri mutana bahamukura ngo mukubite, ubwo uzayimukenera umutima agenda. Baravuze ngo Chris rentre de l'école et appuie patiemment sur la sonnette de la porte. Uyu ni umwana wari waramenyereye kwirebera televiziyo gusa, yaramenyereye kwibera muri televiziyo ariyo abamo, ahinduka depanda kuri yo. Baravuze ngo yitwa Chris rentre de l'école et appuie impatiemment sur la sonnette de la porte. Chris ngo atashye avuye ku ishuri akanda nihubi kuri izi soneri mujya musonaho, wenda kuba mu apartment mujya mubibona kurasona bakamukingurira, akanda nihubi kugira ngo babo bamukingurire. Sa mère doit arrêter immédiatement ce qu'elle est en train de faire pour lui ouvrir la porte et crier. Nuko nyina yahise areka ibyo yari ari gukora, arihuta ajya kumukingurira. Nuko umwana aravuga ati je viens, bonjour maman, so le seul mot de Chris. Aravuga ati ndaje mama. Ngo ayo niyo magambo uyu mwana yavuze gusa. Yaravuze ngo mwaramutse gusa, nta kindi, nta kumubaza amakuru yiriwe, abandi ni bazima oya. Ngiryo nibyo jambo ryonyine yavuze. Icyo yahise akora, il enlève son manteau, lâche son sac par terre, akuramo ikoti rye, ahita ashyira agakapu yari afite hasi. Sombi intego ye la televiziyo. Icyo yari ashishikariyeho ni uguhita ajya kureba iki? Televiziyo. Ahita akuramo ikoti rye, byose yari ari kubikora nihubi, ahita kagakapu ahita agashyira hasi. Intego ye yonyine ngo yari afite niyo kujya kwirebera iki? Televiziyo. Baravuze ngo il ne veut pas manquer son émission favorite qui est justement sur le point de commencer. Ni ikiganiro cyari kiri kuri televiziyo ngo atarashaka gucika. Après ce programme il y en aura un autre puis encore une autre. Kandi nyuma y'icyo kiganiro cyari kigiye gutambuka, hari gutambuka n'ikindi, agatambuka n'ikindi. Ubwo umubyeyi ari kumubona ko yari yiriwe ku ishuri, agataka mubwira ijambo rimwe ngo bonjour mama, mwiriwe gusa. Hanyuma icyo yihutiyemo agiye kureba ibyo televiziyo, kandi icyo kiganiro agiye kureba ngo n'igishirara akurikiraho n'ikindi, ngo akurikiraho n'ikindi. Ubwo uyu mwana azabona umwanya wo kujya kuryama. Uyu mwana nyina azamuhamagara amutume, ntibishoboka. Nawe ukuri kumenyereza umwana telefone rero, yireke azaba umwana wa telefone, ntabwo azaba umwana wawe. Telefone izayimukenera, ari imubona, we uzayimukenera umubure, n'Imana ntizamubona. Hepfo baravuze ngo éloigner Chris de la télévision sera très difficile. Kwegeza kure uyu mwana, kumwegeza kure ya televiziyo bizabigora abahizi. Kumwegeza bizabiki igora abahizi, kuko nibyo yamenyereye, nibyo biryo bye. Baravuze ngo surtout si c'est pour faire ses devoirs ou ses corvées. Nubwo nayo ndi kuyavuga ntarayasoma, ngo kumwegeza kure y'iyi televiziyo ngo bizabigora abahizi, by'umwihariko igihe umukeneye kugira ngo asohoze inshingano ze zo mu rugo. By'umwihariko kugira asohoze inshingano ze zo mu rugo. None se we ntajya agenda akajya kuryama hariya, kakaryama kari kureba, ntuzi n'ibyo ari kureba.
wayimwaka akarira, wamubwira ngo nakuzanire agakombe hariya akizunguza intugu. None se ubuzi ngo uwo mwana uri kubikora afite imyaka 2 azageza mu myaka 18 ngo uzakora iki? Ubu ntawe uzigera ubona, azaba yabucitse kumwegeza. None baravuze ngo mwumve noneho ibyo bajya bareba, baravuze ngo aonza Kristo, uyu mwana witwa Kristo ageze mu myaka 11, aonza Kristo comme la plupart des enfants de son âge a regardé la télévision plus de 6000 heures contre 4000 heures passées à l'école. Ageze imyaka 11 Kristo yari amaze kureba televiziyo amasaha 6,000, mu gihe ku ishuri yari amaze amasaha 4,000. Ubwo 6,000 amara kuri televiziyo n'4,000 by'amasaha yamaze ku ishuri, ubwo murumva ari ikihe gikomeye nayo kuri televiziyo. Ese mwebwe ntabwo mujya mubibona mu rugo? Abenshi mujya mugurira n'abana banyu bataragera n'imyaka 10 amatelefone, uri kwimugurira ngo mumarire iki? Ubu muri Bibiliya babuze ibyo wamutoza, ntazi no gusoma n'umurongo wa Bibiliya, ariko televiziyo azigukandagura amaze kujya kuri Google, azigukanda ibyahe. Mwese kuri hano mwese mwavuye mu Rwanda mutazi gukora muri izi telefone, mujya mwirirwa muri bidi, n'abakecuru barabizi, abana basigaye bavuka bazi no kubikandagura. Nese ubwo wibwiye ngo umwana azakuruka nk'uko ubwo uzamubona, ntabwo uzigera umubona. Twari turi ku ngingo y'uburezi, mwibarekera umudendezo. Ngo ababyeyi benshi bajya bibwira yuko kurekera umudendezo abana ngo bakora ibyo bibanezeza ngo ariho bazigarura urukundo rwabo, ariko muri kino gitabo cyitwa Abahamya bya Kristo baravuze ngo that is a blind affection. Urwo ni urukundo ruhumye. Ni urukundo rw'iki? Ruhumye, rurahumye. Ngaho ndumva aya niyo nari nshaka byonyine gusoma. Noneho reka mbereke ibyo bajya bareba. Najya nafata telefone ujya gusuzuma ibyo ari kureba, kuko iyo yihishe hariya izi televiziyo zibamo ibintu byinshi. Baravuga ngo mu bitabo dusoma umuntu yasa n'ibyo agenza ate n'ibyo areba, ko yirirwa ari kureba abantu bambaye ubusa bari kubyina, ahubwo ikiye kinababaza ababyeyi. Uyibona kwa kundi ndi kubabwira, munezezwa n'abana ukabona uri kumusekera ari umwana, ariko ibyo ari gukurana ni ibintu biteye akaga. Yiriwe hariya muri televiziyo ari kureba abantu bari guceza bambaye ubusa, mu kanya yaba kuri imbere ukabona nawe ari kuzunguza intugu ugaseka ngo ariko kano kana ni akabandi. Komeza ngo ni akabandi, ni akabandi se? Ubwo ibyo ngibyo ari guceza ukavuga ngo ni akabandi, ibyo nibyo ari kwimenyereza, ni nabyo azakuriramo. Nyuma yo kureba abo bantu bambaye ubusa bari guceza nawe akagusekera, ntunamucyahe, ntunavuga ati ibi bintu umwana ntazongera kubireba. Ibyo ngibyo ukamureka akaba ari byo yiberamo, nawe ukuri kumusekera ngo kano kana ngo ariko ni akabandi. Igihe kizagera uramutse umubonye ari kubyina mu kabari muri bara, ayo masekuru kugira ubu wakomeza ukayagira. Rero muzirinde gusarura aho mutabibye, muzirinde gusarura aho mutagenze mute. Ababyeyi benshi kuri ubu ngubu nabivuze ngo barebye abana babo imyitwarire bafite byabatera kwihana. Niweho yigiyeho, niba ibyo utanabikora ariko nta n'iyobokamana wigeze wamuhereza mu buzima bwe. Rero ndihuta cyane aho ndi gusoreze, noneho ndihuta mbasomere byonyine bimwe mu byo bajya bareba n'uburyo mushobora kubaca kuri izo televiziyo, hanyuma nongere mbasomere twatugingo nababwiye twatuma noneho umuryango ukomeza kubuhiriwe. Nahereye ku ngingo y'uburezi kuko nayo nshaka kuyitindaho, hanyuma ndaza gusoma ibi bintu bajya bareba. Baravuze ngo risque de la televiziyo, ingaruka zo kureba kuri televiziyo. Bahareba amafilime y'ubwicanyi izabatera nabo kuba abantu babi. Baravuze ngo mwumve
Selon une étude menée par Gerard Loney de l'Université d'Arizona, il est estimé qu'en moyenne à 14 ans, un enfant américain a vu 18 000 morts ou meurtres. Uyu mushakashatsi cyangwa se wo muri University ya Arizona witwa Gerard Loney ngo ubushakashatsi yakoze ngo yagenekereje yuko nibura umwana w'imyaka 14 wo muri Amerika yabonye impfu zigera ku 18,000. So ngo uri kwirirwa ari kureba bari kwicana ubwo mutegerejemo kuzaba umwana muzima ibishoboka. Ubwo icyambere bareba amafilime y'ubugizi bwa nabi, ikindi cya kabiri bareba abantu bambaye ubusa ndetse ibikorwa by'ubusambanyi ku matelefone biba bihari. Baravuze ngo ni sexe stereotype sexuelle. Umwana w'imyaka ingahe akirirwa ari kureba ibyo ngibyo, nawe ngo wayimuhaye imuhoza, iri kumuhoza koko. Ndumva aho namavuye. Ikindi bavuze ngo byangiriza détérioration de la communication familiale. Nanone icyo byangiriza nuko zajya kugira muri ibyo ngibyo kugira sabane nawo mu muryango ntazigera bigira. Ubwo reka mbabwire ngo nuko uko abana turi kubareka ngo ntiwamutoza ibyobokamana ngo aracyari mutoya, unaniwe kumutoza ibyobokamana ngo aracyari mutoya, ariko umwemere kujya yibera muri televiziyo ngibi ibyo biri kubigisha. Ngaho umuti wabyo urashaka kubicikaho. Batanze inama hano kuri page ya 79 muzabakorera ibi ngibi, izi nama muzazikora. Ushobore kuba wabahagarika kugira ngo bajye bareba ayo mateleviziyo umwanya muremure. Baravuze ngo une bonne sélection de programme, iyo bahitiramo amaporogaramu meza kuri telefone bagomba kureba. Ibyo bagiye kureba ubugenzo ute ube wabibahitiyemo. Ikindi cya kabiri, une limitation des heures passées devant la télévision. Ikindi iyo bagenera agahe kagenwe bagomba kumara kuri televiziyo. Hano ho bavuze ko, ubwo ndacyakomeje n'inama, bavuze noneho yuko ugomba no kujya limiter les heures de la télévision. Barabisobanuye ngo si je le disais non. Hepfo ni cya gatatu, appliquer une vraie méthode de gestion. Baravuze ngo noneho kubagenera uburyo bwo kureba iyo televiziyo ukabibagenera, ce n'est pas facile. Baravuze ngo ntabwo ari byoroshye. Dans beaucoup de cas la télévision crée une dépendance dont il est difficile de sortir. Baravuze ngo igihe kinini televiziyo ihirema mu bana kuba bari depanda. Iyo bavuze ngo ikintu kidepandaho nuko udashobora kubaho kitagenze gite kidahari. Ubwo rero abana nabo hari igihe bajya bumva batabaho ayo mateleviziyo adahari bitewe n'uko amasaha yanjye ari kwihuta. Ubwo ngiye gusa naho ngira ku musozo, ariko baravuze ngo ari igihe bijya bigora yuko kuyibakuraho bigora kuko bamaze kuba depanda nayo. Pour aider les enfants à changer leur habitude, kugira ngo noneho ufashe aba bana kugira ngo bahindure akamenyero, kora ibi ngibi. Vous pouvez utiliser différentes méthodes qui fonctionnent. Ushobora gukoresha uburyo bushobora kubafasha. Peut-être que l'un des plus efficaces est distribuer des points de ticket. Uburyo bwiza bushoboka ujye ufata abantu baha amatike. 10 tickets ou le nombre, ubaha amatike iyo ushaka. Bavuze hano ngo ubaha amatike iyo ushaka. Noneho buri tike uyigenere iminota nanone ushaka, yaba 10 cyangwa 20. Noneho bakanayireba la télévision pendant 1 heure dans le limite de programme déjà déterminé. Kandi bakayireba muri iyo minota bageneye na programme ushaka ko bareba. Ubwo nawe uri umubyeyi wabahitiramo ibibagirira umumaro, ariko kubibahitiramo bakabireba umwanya wagenze ute wagennye.
ibyo ngibyo byabafasha. Rero ntuzongere kujya muha amatelefone yanyu abana bajye kuyareba naho mutazi, bizabatera akaga. Ndumva kuri iyi ngingo reka nyihagarikira ahangaha ijyaniranye n'uburezi, ariko twongere tuzirikane neza yuko aba bana bashobora kuba abana bazima ari uko ababyeyi babonetse. Ababyeyi nibabura, abana nabo ntibazaboneka. Reka aho ngaho n'abavuye. Ikindi twagombye kuvuga n'ubundi, yumva twababwiye yuko turi buze gusa naho tubishyira ku murongo byo, wenda reka tuvuze ku byo dusa naho wenda twakunganira ku babyeyi bakuru cyane bamaze kugira abana b'abasore. Birashoboka ko baba barapfiriye mu kigero gitoya, ariko uzabakorera ibi bintu. Ababyeyi bafite abana bari mu myaka 16 kugera 18, mbese mu myaka y'ubugimbi, bajya bahura n'ibigeragezo bikomeye, ariko ababyeyi benshi ntibajya babimenya. Nifuza ko nabyo babimenye. Aba babyeyi, uyu mwana yagera muri iyi myaka akaba ari umuntu utemera kugirwa inama, abazi ko inama ye ku isi ari imuhagije. Noneho umubyeyi nawe ntamenye akaga umwana yagezemo, agasa n'aho ashatse guhangana nawe, vuga ati ntuzantegeka mu rwanjye. Kandi umwana nawe azi ko igitekerezo cye aricyo kigomba kugenderwaho. Ni abantu b'abanyempaka, azi yuko inama ye ari igomba kugenderwaho. Uko nguko rero umubyeyi muri iyi myaka ngo mukwiriye kujya mwihangana, abana ntibaba barakaze, ahubwo mukemera guca bugufi imbere yabo, ngo mukabagira inshuti. Ntakagiye yizamura nawe uvuge ngo urakuze ngo ujya gushaka urwabo. Ntabwo yari inama uri kumuha. Ababyeyi benshi byo ujya mubikora, ariko reka mbabwire ngo uyu mwana ageze mu gihe gikomeye cyane, ashobora ngo kandi yagipfiriyemo muri iki kigero nta n'ahantu uzamubonera. Rero birasaba kugira ngo ababyeyi noneho bongere bite ku burezi bw'abana babo, ariko ubwo n'ibyo ngibyo muzamenye ko abana bajya bahangana nabyo. Ndumva reka noneho tubabwire twa tugingo twari twababwiye yuko byatuma noneho uyu muryango uhiriwe. Ndagerageza kudushyira ku murongo. Icya mbere ni uko bagomba kubaho n'ubundi iyobokamana ariyo nyambere mu muryango nk'uko twabivuze, ndetse mwene data yanabisomye mu gitabo cy'umurimo cya urugo rwa Gikristo, ndumva ari kuri paji ya 27 y'Icyongereza. Ikindi cya kabiri, abashakanye bagomba kubaho ari abantu bazi kwihanganirana. Ikindi gikomeye, bagomba kubaho ari abantu batagambirira guhemukirana. Icyakora mvuze utwo tugingo dutatu, ubwo nitwo nagambiriye kuvuga, ni uko abantu bagomba kumenya neza yuko mu muryango hagomba kubaho kwihanganirana, hagomba kubaho kudahemukirana, ndetse no kugira imana nyambere. Hanyuma igicaniro mu muryango ntikikaziye kibura, niba dushaka kuzagira n'abana beza bafite icyerekezo kizima. Ndumva ari ibyo ngibyo nibura twagerageza gusa naho tuvuzeho. Hanyuma tukerekera ku cyatuma nanone umuryango uba muzima, ni kugira ubuzima bwiza. Ntabwo tuhatinda bitewe n'uko amasaha yacu yashize, ariko umuryango nanone wawuhiriwe hano ku isi uramutse ufite ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza, turaza mu gitabo cyitwa ndumva nirengera ubuzima cyangwa se Ministry of Healing. Baravuze ngo burya iyo umuntu agiye ku meza, buri ngingo zose ngo zijya ziza ku murongo zigatonda, kugira ngo buri muntu wese buri rugingo rwose rubone ibirukwiriye. Ubwo ababyeyi bagomba kuba bazi gutegura ibijyaniranye n'ibyagirira abana babo umumaro. Bagomba kuba bazi ibyagirira mbese umuryango muri rusange umumaro, byababera ibyo kurya kandi bikababera n'umuti. Aho ngaho ndumva umuryango wabugize ubuzima bwiza. Ibyo wenda twagerageza kuvugaho ni ibintu bishobora kuba byafasha ubwonko, kuko ari nabwo bufasha gutuma umuntu aba umuntu muzima koko. Ubwonko bujye bugaburira isukari,
ubwonko bujye bubugaburira ikiruhuko ndetse n'imyitozo ngororamubiri, kandi bukenera n'umwuka mwiza. Icyakora umwuka mwiza hano muri Amerika urahenze, kuko abenshi ni ukuva mu kazi binjira mu rugo, bava mu kazi binjira mu modoka, bakava mu modoka binjira mu nzu, bakongera kuva mu nzu binjira mu modoka, bakayivamo binjira mu kazi. Umuntu ujya umara nibura isaha hanze muri Amerika navuga ngo ni maro. Ninde mu gitondo ujya ubyuka kare akajya kubona umwuka mwiza? Ntibakeye mujya mubyuka mu modoka, muri biriya byuka by'imodoka muzaza muhita mugenda twese n'ubu. Ako kamenyero kagomba guhinduka, tukabaho dufite imiryango y'abantu bafite ubutaraga. Ubwo nari mvuze ngo ni isukari, ni ikiruhuko ndetse n'umwuka mwiza no gukora imyitozo ngororamubiri. Ibyo bintu abantu bakwiriye kongera kubyitaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ikindi nongera kuvuga ni ikijyaniranye na tungurusumu. Isukari niboneka mu byo kurya by'umwimerere, mwayisanga mu muneke, wayisanga mu bijumba n'ibindi byinshi, ariko ntabwo turi kuvuga isukari mvaruganda, kuko iyi sukari mvaruganda wenda no mu magambo nari nibagiwe kubasomera, nayo iri mu bintu bijya byangiriza abana. Mu bintu murakoze bakukibajije, reka basomere amagambo naje gukura mu gitabo kimwe. Bavuze mu bintu bijya byica abana, reka n'aya magambo tuyasangire, kuko mukibajije binyibukije aya magambo. Bavuze mu bintu bijya byangiriza abana, reka ndebe ko ndi buyabone. Ndumva n'isukari barayivuzemo. Yego, baravuze ngo bimwe mu bijya byangiriza abana banyu ni ukubaha ibinyasukari. Mujya mukunda no kubagaburira aya maji yo mu nganda, nayo mujye muyarinda abana banyu. Ikindi ngo bijya byangiriza umwana nanone ngo ni ukumurindana ubwitonzi bukabije. Mbese akantu gatoya kamubayeho umwana wanjye we yaje kumenya ko ku isi habaho ibyiza n'ibibi. Kumurindana ubwitonzi bugenze bute? Bukabije. Reka kabeho nawe kamukoreho yumve ku isi ari mbi. Hepfo, exécuter promptement CV, kubangukira gushyira kubangukira gusubiza ibyifuzo bye. Umwana akeneye n'agakendi arakagusabye akira. Uri kwanga kumubabaza rero, buri kimwe cyo gusabye akira. Niyo waba ugifite ari n'ikiza ngo kimugirire umumaro, ngo ujye wirinda guhita ukimuha kugira atazagira ubwo buzima, akamenyera akibwira yuko icyo umuntu ashatse cyose akibona ku isi. Kandi ngo isi, ubusobanuro bw'isi ngo naho ibintu bigenda uko umuntu atagenza ate ashaka. Umuntu wese utaramenya isi nubwo busobanuro bw'isi. Isi naho ibintu bigenda uko udashaka. Ushaka ubuzima bwiza urwara. Ibyo ngibyo bigenda binyurana nuko rero baravuze ngo kubangukira gusubiza ibyifuzo bye, éviter de l'infliger des punitions prononcées. Kandi ntukajye ubura guhana umwana igihano wavuze kuri bumwe. Nabavuze ati nukora iki ngiki ndagukubita, yaza akagucenga mu kanya kaza ari kugusekera ntagire icyo umutwara, ayakomeza bya bindi akavuga ati burya papa nzanza muzengagize cyangwa mama muzengagize birangire. Oya, niba bamubwiye ngo nukora iki ndagukubita ntajya gikora, uyu namuhana. Ikindi vanter ses qualités devant lui, baravuze ngo kuvuga ubushobozi bw'umwana afite imbere y'abamuruta. Wenda ni abana ufite, umwe ni mukuru undi ni mutoya. Umutoya akaba azi gukora neza kuruta umukuru, ujye wirinda kumushimira imbere y'uwo mukuru, byamutera isumbwe, si byiza. Ntukajye uvuga ubushobozi bw'umwana imbere y'abagenza bate y'abamuruta. Yego, numva ari ibyo ngibyo. Rero ibinyasukari twari tuvuze ni ukumurinda amasukari yo mu nganda, muziko wumva batubwiye ko itera na diyabete. Numva turubwira ku musozo, ariko nibyo bintu twari tuvuze. Ikindi twari tuvuze kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza
ni ikijyaniranye no kongera kurushaho kwita kuri tungurusumu. Tungurusumu turi muri kino gihugu cyangirijwe n'imyuka mibi, rero izajya irushaho no gukuramo, ituma amaraso atembera neza, iha umubiri ubutaraga, nanone ituma ikura n'uburozi mu mubiri. Rero ibyo ngibyo tungurusumu muyiteho, kandi mujye mukunda no kurya imboga, kuko abenshi mu ngo zacu mukunda guhaha imbuto ariko imboga ntimujya muzigura. Buriya umuntu yagira mwanya agasanga imineke, agasanga pome, agasanga amaronji, ariko kugira ngo uzasangemo karoti, uzasangemo imboga ya epinari, uzasangemo imboga zitwa shufurere, bavuze ngo ni n'inshuti y'umutima, ibyo ngibyo ntiwabisangamo. Rero mwongere mwite ku mboga, mujye musimburana imbuto n'imboga, kuko abenshi mukunda kurya imbuto gusa. Imbuto zivura indwara, imboga zigakingira indwara. Rero muruteho kuzitaho kugira ngo mujye murya karoti mbisi, mujye murya epinari mbisi, mujye murya za shuburokori mbisi, mujye murya za shufurere mbisi. Ibyo mujye mubikora mu bivangavange, mwe kujya muhora murya ibibakingira indwara, igihe ahubwo ibyabakiza indwara no kurya ibikingira indwara byadufasha. Imana rero idufashe, iduhe kugira imiryango ihiriwe mu izina rya Yesu. Ni ikigwa giteye ubwoba kandi gifite amashami yagutse, ndetse cyaba igihe cyose haba iyo nshinga idakozwe bishobora kutuzanaho ingaruka, atari kuri twebwe gusa, ahubwo n'isi dutuyemo ndetse n'isi y'ahazaza. Rero ni inshingano igoye kuko nta mwabyumvishe, kandi isabwa neza gutabarwa n'Imana, ndetse bikaba bisaba no gushyira amahame cyangwa se gushyira mu bikorwa icyo Bibiliya iba yatubwiye icyo iba yatubwiye kuri iyo ngingo, kuko ni intambwe ngo ijye ikomera. Mu magambo amwe ntibuka ngo iyo umwana ageze mu myaka 12 isati ya 18, niba umubyeyi niba aramureze mu myaka ibanziriza yo hasi, nubwo abageze mu koni rikomeye, niho abageze mu koni rikomeye ryo kurira menonga, niho Satani amaze kwiganza muri we, ndetse hatabaho ko amaso yo gutabaza Imana bikaba byadushikana. Muzi ngo Elena White yagiye kurara hanze mu ijoro ryose rigashira, muzi ngo yarasetse, muzi byari byoroshye, yaremeye arara hanze ijoro ryose racya, ababajwe no kubona abana be nta cyizere cyazaza, mbega abona imico mibi iri kuza mu bana be, bituma ajya kurara hanze. Ariko yishimishije nuko igihe yavagayo yaje abona ibisubizo byamutanze iwe, sibyo? Yageze mu rugo, abana bamubwira ati ntabwo ukazongera, twabyumvishe. Guhera uwo munsi batanga ifatanya nabo. Rero ntabwo dusabire twese twisabire, tutoke turwara ntambara giti cyacu, ahubwo tujye twitabaza iki? Imbaraga y'Imana ngo itube hafi. Gusa bisaba imbaraga yo kwihangana ikomeye kuruta uko abandi bose. Rero reka dusabirane twese, tuzitabe nka muhanuzi avuze ngo ni hano hamwe n'abana. Gusa sinabura kuvuga ijambo rimwe, intambara iteye buri wese akiza amagara ye. Hano iri jambo ndarivanemo umwana wese uri hano, cyangwa se ingimbi yose iri hano, ishobora kuvuga ngo kuba narabaye cyane mu mawinteye, ariko mu gitondo twize ngo ntago amakosa y'undi muntu ashobora kubera urwitwazo rwo gukirana. Intambara iteye ntabwo avuga ngo iyo bikomeye go birashoboka umubyeyi ntihasiga umwana we, ariko si kenshi tuba tuyifata muri urwo rwego, sibyo? Ubonye intambara iteye wavuga ngo wabura kubura umwana wawe,
wabura kubikora? Wamusiga se ubonye uburyo wamukiza se wamusiga? Ahubwo iyo bikomeye abantu bakiza amagara yabo, ibi bivane mu mwana wese uri hano cyangwa se ingimbi yose iri hano gutaha ivuga ati uko nabaye rwose ni mwebwe mwabinteye, ahubwo turebe ikishoboka twakora maze rwose akiza amagara yande yiwe. Kuko nicyo nawe dukomeza kugenda muri iyo sanze uvuga ngo ni wowe wabinteye n'ubundi amaherezo azaba yayandi. Ahubwo iki jambo risaba Imana inyembabazi ibyaha twakoze, ubujiji twagize, iyo twubyihangira geste irabibabarira. Noneho wakomeza kugendera muri iyo kote mbi cyangwa se muri urwo ruhande rubi, ukaba wabura ubugingo buhoraho kandi umuti wari wabonetse. Rero reka twumve neza, dushyire umutima impembera, hanyuma dukurikize ibyo ijambo ry'Imana rivuga, tuzabashe kukizanya twe n'abana bacu. Noneho reka tujye mbere uko turimo ducungurira amasaha.